Bwana sifiwe. Nashimira Imana kuko uyu munsi mukanya babwiraga ko nta Imana yego kugira ngo twese turarenga, ariko umunsi waganirije imyitozo y'umwuka. Amen. Kwitoza kumurika. Haleluya. Ushobora kwibaza se imyitozo ute, ariko byose mbirwa. Amen. Natwihutire rero ijambo ry'Imana. Abakorinto ba mbere igice cya 9:23 kugera kuri 27. Bagenda munataje cyo gusome. Undi abashaka muri Petero wa kabiri igice cya 1 murongo wa 5 kugera kuri 9. Arwabonyeho ingeso nziza
nzima. Haleluya. Hayo disipline zina Mungu. Uvuga ngo urugo rwanjye ibi singene. No urugo rw'Imana harimo twemere. Niba yakutizwa kwizera maze gupakira muri yewe mwongere ingeso nziza. Ingeso nziza muzongereho kumenya. Nitumara gukizwa twabigira iki? Abatazi twige dusobanukirwe tumenye ibintu tugire ubwenge tugire ubwibone ducishe bugufi bwishyire mu giti kwirinda. Ubwibone bumaze kugwira muri twebwe hakurikiraho kugwa. Ariko Bibiliya itubwira ngo nimara kugira gute, nimara kugira kumenya nzakurikizaho kwirinda. Zirinda mu bihe, zirinda mu magambo, zirinda mu mirebere, zirinda mu bitekerezo, zirinda mu mirimo yanjye yose ya buri munsi. Kuko ubibwira ko azi aragenda gukandagira utazi. Ubwira ko hari icyo ufite aragenda kugusuzuma ugasuzuma udafite. None Bibiliya bireba byose ikabirebera muri ange mumaze kwizera Yesu. Yesu ntawe yigeze asuzugura batuma baramubwira ngo tetwa uceceke ntiwongere no kuvuga kuko urasakuriza umwami wacu. Ariko batumayo bo bararebaga ariko mu mutima we yumva hari ikibazo afite. Ibyagucecekesha byose wabibwira ngo yewe urimo urancecekesha ariko uri muri jyewe ntabwo nyemera guceceka. Niba ushobora kumubona nanjye namubona nkagirirwa neza. Aho kugira ngo aceceke batumayo baravuga atera hejuru cyane ati Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Bari bamucecekeshaga kuko hari icyo bari bazi. Bamucecekeshaga kuko bari bazi ko bari kumwe n'umuntu ukomeye. Iyo ugeze mu gihe ushobora kuba wahohotewe cyangwa wumva ari uburenganzira bwawe, araza avuga ati umwana wo kwa kanaka, umwana w'umuki, ugahagurutsa ariko mu rugendo rujya mu ijuru ntabwo turi abana bo kwa kanaka, turi abana bo kwa Kristo. Amen. Umwana w'uyu nkuru kuri sinzi abagira amahane cyane niba ari abashyi ariko haleluya. Amen. Aya mahane ntacyo yatugezaho, uko kwishyira hejuru ntacyo byatugezaho, ariko ikidufitiye akamaro ni uko dukora icyo Imana idushaka. Amen. Hepfo haratubwira ngo kubaha Imana mukongeraho kubaha Imana mukongeraho gukunda bene data. Haleluya. Bagaragara igice cya kabiri umurongo wa kabiri haravuga ngo icyo wumva mwene so atagukorera ntukagikorere mwene so. Bigasoza bivuze ko mugenzi wawe wikunda. Tuzamure Imana icyubahiro. Icyo wumva ntagukorera nawe sinifuza kukimukorera. Bigahita byuzuza itegeko rivuga ngo ukunde mwene so nk'uko wikunda. Numara kubikora uzaba wujuje rya tegeko nimara gukundisha Imana umutima wanjye wose. Amen. Nkunde mugenzi wanjye kuko nikunda. Ibyo biragoye ariko biragoye. Ntabwo wagisasikaye ndari kubishyirwa muzagira ikibazo ukimara kumubuza guteza ibibazo wenda gufasha. Kuza gusenga n'undi mwitozo, no gusiba gusenga n'undi mwitozo, kuzasengera n'umwanya n'umwitozo, no kubishishikariza ukabibwira mu mutima wawe uti ngomba gusenga, ngomba kuboneka mu iteraniro ariko mfite akanya ariko nkavuga ni mu mwitozo ngomba kwitoza abakristo. Iyi disipline nayirimo ngomba kuboneka imbere y'Imana. Kwiyiriza ntabwo tubyuka ngo tugende mwese musizana ya saa yine n'iya saa saba na saa cyenda, ariko iyo wamaze kubwira umubiri wawe uti ngiye kwitoza umwitozo wo gusenga, saa yine ziragera ukabwira ati imbere y'Imana. Saa saba zagera mwiza ariko ngekaho uti imbere y'Imana. Haleluya. Ntabwo urazana ari umuntu ushikara ari umuntu ko ari hano fagitire muzabwirana tuzana bishaka yaba ari ishimwe yaba ari igituro utemerewe gutura ari ushaka ntacumi. Yego rwogeze mu mafaranga meza n'umuntu. Amen. Haleluya. Umwitozo wo kuvuga
bike ngeze mu rugo umuntu mwaramagara nimubwiye uretse tanguhamya ati umunsi umugabo wanjye atarafite akazi nawe ndagutanga minervari ku gihe ariko ngatanga icyacu bikanye nkarenzaho icyo umugabo udafite akazi kugira ngo azabone akazi. Umugabo yagiye kubona akazi abona akazi bitunguranye. Umugore yagiye yaje mu Rwanda aramubwira ati Imana yawe icyo yakoze iki bakumva bimeze ko bakumva bimeze Imana tanga ifumbire hariya bimeze nabi sibyo sabi bararyoshye haleluya. Niba wazaza dodo sizane mani niba zibya Imana ziti nakazibya mwarimu n'abazibya yego ubwo ntabwo uzadutegereza tukazasakaza hose sibyo. Ariko nubwo tubivuga mu rwego niba ushaka gukira mu buzima bwawe mu kazi kose ukora wige gutangira Imana itorero ryacu. Amashimwe n'ayabo bijyanye n'uburemere bw'Imana yakoze. Ituro risanzwe n'iyabo bijyanye n'umufuko wawe umeze. Umuntu umwe yarambwiye ati naje gusenga mpuye n'inote nari nziko hari za sensa none bizatanga nibeshya muri mu mufuko w'izatanga mpuye mo bitara kugira ngo babe muri zibare kujya kuramo gukina basi kwikuramo nkajya kuturagara Imana nzongera guturako byatangishije. Haleluya. Haleluya. Mimi shamba leo umeno kule ndani kishishwe. Tena na dunia ni kishishwe. Ni maana kwani kishwa, ndio kukwizera kwani kubiri. Ni maana kwizera ngira pihanga, ngira pihira, ngira kumumenyi, ngira kusenga, nitoza kuzamuzima, nitoza kuoneka mudichanyo, nitoza kuzaduria petiso, nitoza kuoneka mwasengesho, nitoza kuzakupa isuku, nitoza Amen.